Tunamshukuru Mungu sana ambaye ameacha tunaonana tukiwa hai. Hakuna malipo tulitoa, hakuna mazuri ambayo tulitenda kusudi apate kutupa kudumu, bali Yesu alitenda ndiye anaacha tunaishi. Jina lake lipewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Tasimama ili tusome maneno patikana katika waraka wa pili wa Wakorintho wa Biblia sura 6 kianzia sheria ya 14. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Tumukifatanye n'abatizera tugabanye. Bese gukiranirwa no gukiranuka byafatanya bite? Cyangwa umuco n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko byanditswe ngo kuko turi urusengero rw'Imana ihoraho. Kuko turagaruka umurongo wa sheria 16. Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yavuze iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko mube hagati y'ababandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Kandi ntimukore ku kintu cyose gihumanye, nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Muriza arasema. Ndugu Tamuliza ataongoza ombi. Uwiteka Mana ushobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimira turaguhimbaje izina ryawe abicyubahiro. Dushimishwe nuko duhereje iki gitondo, dushimishwe nuko turi imbere yawe, ubishimijwe n'izina ry'Umwami Kristo. Mwami Mana, Mana ushobora byose, amagambo yawe asomewe mu matwi yacu. Uwiteka umugaragu wawe ntacyo afite cyo kuyavugaho, ariko umwuka wayandikishe Uwiteka aba ari we uza umuyobore mu izina ry'Umwami Kristo. Mwami Mana, Mana ushobora byose, akubera igikoresho nawe wikorere. Uwiteka ndagusabye kugira ngo ijambo ryawe ritangwa na dutera intambwe mu izina ry'Umwami Kristo. Mwami Mana, Mana ushobora byose, uko kwizera gusaba no kumva ijambo ryawe, Uwiteka natwe ukitwereka kumva ijambo ryawe wizera mu izina ry'Umwami Kristo. Dushyire mu kirere cy'umwuka tubashe kumva kubwira amatorero. Ndagusabye Uwiteka kugira ngo wigaragaze aha hantu, waje kunyanganyege atafite imbaraga kumva ijambo ryawe mu izina ry'Umwami Kristo. Waje arwaye Uwiteka mu Imana, ijambo ryawe ribe mu muti mu izina ry'Umwami Kristo. Mwami Mana, Mana ushobora byose, abafite ibibazo byabo byose Uwiteka bataye babone ubashijwe nawe. Uwiteka ndagusabye kugira ngo ukore byose kubwiyubahisha, utore cyane kandi utore n'iherezo. Mbigusabye ndabikoze n'izina ry'Umwami Kristo. Kuri ijana bishimiye Imana idukoreye ibitangaza, Mungu ambaye ametenda maajabu kandi ikaba yarinze abagenzi, alichunga wasafiri, kuko mu mashimwe y'abatangiye bashimiye Imana, shukrani za walioanza, kandi ikaba yarongoye abari batwite, alipumzisha waliokuwa na mizigo, ntihabwe icyubahiro. aliyetenda hii apewe sifa. yakijije muzehe impanuka, aliponya ndugu Jene ajali, avamo ari muzima, toka akiwa hai, Imana yamurokoye ni Mungu Imana. aliyemuokoa apewe sifa. Sabiye bene
data umugisha naombea wandugu baraka bwo kwitanga wa kujitoa. yampamagaye namaje gufata umuhanda agiye mu kazi Niita nikishashika njia nikienda kazini, ariko nanje nitabaza bene data bari mu rugo nami nikaita wandugu waliokuwa nyumbani wakamufikia. sabiye umugisha mwinshi mwene data Eritiye wamugezeho bwa mbere Naombea ndugu Eritiye ambaye alipasiri wa kwanza kandi agerageza kumufasha ku rurimi rw'icyongereza aliwahi kumsaidia kwa lugha ya Kiingereza kugira ngo bitaza kumugora. kusudi simuchoshe. Imana rero imumpera umugisha Kwa mubariki n'izina rya kwa jina la Yesu Kristo. kugira mwene data Gidewo umugisha nawe Naombea ndugu Gideoni baraka mwene data Kumbuka na ndugu Kumbuka hamwe na mwene data Nizihiwe na ndugu Ndizihiwe, kuko nibo bari bakiri mu rugo wale ambao walikuwa bashoboye kumugeraho waweza kufikia wakiwa basanga ibyo bibazo byose byakemutse kana ile shida ndetse yote n'imodoka itatatulika. bayikuye mu nzira Hali nawe ubwe waliondoa yabonye ubusafiri yameona Imana yamurinze ikaba yaraturinze amarira kuchunga machozi. ntabwo icyubahiro umwami yari yitambitse ariko yaraneshejwe. Lakini alishikwa Iyo Mana yadukoreye ibyo rero niyo itugaruye mu materaniro kuri uyu munsi kurudisha katika kugira ngo makusanyiko twongere duhurire ku meza yayo. ya mezani pale Abashyitsi na bene urugo na wenye nyumba dukeneye na ibyo kurya biva mu ijuru kutoka mbinguni kugira ngo twe kurya twenyine ahubwo tubisangire nawe. bali mchangie Ni ijambo ry'Uwiteka, neno la Bwana Mungu. ntabwo umukozi w'Imana uzatubwiriza Mtumishi wa Mungu ambaye atatuhubiri azatuzanira ibirayi n'ibishyimbo n'umuceri, ahubwo azatuzanira ibyaraye mu ijuru. Ibyaraye mu ijuru nibyo biduteza intambwe kandi nibyo bitwimura tukava mu ntambwe dutera iyindi, tukava mu bwiza tujya mu bundi. Iyo Mana yaduteguriye ijambo kugira ngo riduteze imbaraga, rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Ibyo twari turi kumwe namwe turi kumva ijwi ry'Uwiteka. Burya ijwi ry'Uwiteka ni ryiza kandi ijwi ry'Uwiteka riragukangura, ijwi ry'Uwiteka riraguhamagara, ijwi ry'Uwiteka rikuvana iyo wari uri rikakujyana ahandi. Ijwi ry'Uwiteka ryahamagaye Aburahamu rimukura muri Uriya Bakarudaya kugira ngo Uwiteka amwimure aje kumukorera atakiri umukarudaya, ahubwo aje kumuhindura ubwoko bukomeye bwitwa ubw'Abaheburayo. Uwiteka wadukuye mu madini, Uwiteka akadukura mu isi, izina rye nirihabwe icyubahiro. Uwakuye Aburahamu niwe waduhamagaye. Burya reka nkubwire ngo Imana yacu ihamagara abafite amatwi, ihamagara abumva, ihamagara abakiri bazima, naho abamaze gupfa ntibashobora kumva ijwi ry'Uwiteka. Hari abantu bibesha rero bakavuga ngo umuntu wapfuye ni Imana yamuhamagaye. Ibyo ndaguhakaniye. Imana yakorana n'abazima, ntabwo ikorana n'abapfuye. Ahubwo uwapfuye imirimo ye iba yagiye imukurikiye, niko Bibiliya itubwira. Ariko Uwiteka iyo ahamagaye ahamagara Aburahamu ari muzima. Uwiteka yahamagara agahamagara Kabagema ashoboye kumva ijwi ry'Uwiteka. Uwiteka yahamagara agahamagara Frere Gakuru ari uko aramwumva. Imana ihamagara Aburahamu iramubwira iti Aburahamu sohoka uva mu gihugu cyanyu uje mu gihugu nzakubereka, siga ishanga ryanyu n'inzu ya so. Aburahamu arasohoka. Ibrahimu akatoka Uko yari yumvishije sababu alisikia sauti. Loti umuhungu wa Kijana wake nawe ati naye eti ndamukurikiye, nitamfuata adahamagara bila kuitwa. muri ubu butumwa Ndani ya ujumbe huu twizeye tulioamini hari ijwi na ryaguhamagara, sauti likuita, hari ijwi ryamuhamagara. sauti liniita mimi. Sawuli mu nzira y'i Damasiko, Njia Damasiko Uwiteka aramuhamagara, akamuita. aramuhamagara. Sawuli arabyumva, Uwiteka avugana nawe, ariko abari bari kumwe nawe ntabwo bumvishije ijwi. Ariko Sawuli yumvishije ijwi rimubwira riti Sawuli, 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 Sawuli. Imana yacu ihamagara abazima, ntabwo ihamagara abapfuye.
kuko uri muzima vile uko hai ntiwashobora kuyikora, utaweza kumtumikia aliyefariki. nta mirimo Hakuna nta kazi, migambi hakuna mipango. izari kuzimu, ariko abakiri bazima Uwiteka arabahamagara akabakoresha. natwe Uwiteka yaduhamagaye kuri uyu munsi kugira ngo tuje kumva ijwi rye. we ubwo aravuga ati nimuhamagara ukumva ijwi ryanje ntiwinangire umutima, ahubwo umutima wawe uwo umutima woroshe kugira ngo nkubwire amagambo yanje yinjire mu mutima wawe. Baracyakomereje aho kumva ijwi ry'Uwiteka, kumva ijwi ry'Uwiteka, kumva ijwi ry'Uwiteka rikubwira ibyo gukora, ijwi ry'Uwiteka rikurangira inzira, ijwi ry'Uwiteka rikubwira gutandukana n'ibyo wari urimo ukajya mu byo Imana ishaka. Ijwi ry'Uwiteka rigukura mu ntekerezo zawe, ahubwo rikakuyobora mu nzira y'Uwiteka. Ibyo Imana ishaka bigakorerwa kuri Gerard, ibyo Imana ishaka bigakorerwa kuri Chantal, ibyo Imana ishaka bigakorerwa kuri Ndagije, ibyo Imana ishaka bigakorerwa kuri Fred Usabe, ibyo Imana ishaka bigakorerwa kuri mushiki wacu Dorcas, kugira ngo Imana ikorere kuri we. Abazamureba bazamenye ko Imana yamuhamagaye ishaka ngo ayikorere. Mutusomere Zaburi 100. Mutusomere Zaburi ya 100. Umurongo wa mbere. Shairi wa kwanza. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye mushima, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana. Amen. Mwabari mu isi yose alikuwa ulimwengu nyote muvugirize Uwiteka impundu. Piga shangwe Uwiteka ni uwivuze, Bwana ndiye ntabwo ari nje, ntabwo ari Dusabe, ntabwo ari Didasi. Mwabari mu isi yose mwe nyote bumva iryo jwi, muvugirize Uwiteka impundu. Impundu ntabwo ari za Kabagema, impundu ntabwo ari za Buhiri, impundu ntabwo ari za Didasi, ahubwo impundu ni iz'Uwiteka. Mwabari mu isi yose mwe muvugirize Uwiteka impundu, kandi mukorere uwo Uwiteka munezerewe. Hari abakorera Uwiteka batanezerewe, Mungu bila kufurahi, ariko ijwi ry'Uwiteka lakini sauti ya Mungu abari mu isi yose ulimwenguni nyote. muvugirize Uwiteka Pigeni shangwe Bwana, kandi mumukorere mufite umunezero. Nukorera Uwiteka ufite umubabaro ntabwo uzahembwa. Nukorera Uwiteka unezerewe, utinuba, udatwa, bila mkazo, Uwiteka azaguhemba. Bwana mnataka kulipa. Umva ijwi ry'Uwiteka. Sikia sauti ya Mungu. Mwabari mu isi Isi yose Walio ulimwenguni nyote, mukorere Uwiteka, tumikia Bwana Mungu. ariko mugukorere Uwiteka Ndani ya kumtumikia, mukorere mufite umunezero. kia mkiwa na Bene furaha. data bateranye ku Wandugu Bashibanje muteranye kuri aya masaha, bakozi b'Imana muteranye kuri aya masaha, Mungu nao kusanyika hapa hizi saa. mukorere Imana Tumikie mufite Mungu umunezero, tukiwa na furaha. mukorere Imana tunezerewe. Furahi. Ababyeyi bateraniye aha muvugirize Uwiteka impundu. Yeni Bwana shangwe. ni izayo rwose. Kubera iki? Sababu gani? Uzagera mu madini Utafika kwenye madhehebu, uzasanga utakutana batandukanye n'abandi. bako tofauti na wengine. Ese ni bande? Sasa ni wanani? Nitwe. Ni sisi. Ahandi twavuye. Kwe pale ambao tulisoma, Ntimukifatanye n'abatizera mugabo. musishirikiane na wasioamini. Mbese gukiranuka no gukiranirwa Kwa haki na kwa haki na byabazanya bite? tutashirikiana Cyangwa umuco n'umwijima Waagiza byabana bite? tutaishi Kandi pamoja. Kristo Kristo ahuriye he na Beriyani? anakutania wapi? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Nta mugabane dufitanye n'ab'isi. Hari aho tuva
ijambo ry'Imana riti neno la Mungu wetu Uwiteka yaranduye Bwana Mungu umutini aliondoa umuzabibu muri Egiputa ndani ya Misri ageze Kanani arawutera twari turi mu dini twari turi mu isi Uwiteka yadukuye atujana mu ijambo niyo mpamvu dukwiriye kuvuza impundu umubiri w'Uwiteka n'abari mu isi yose mwe mubwiriza Uwiteka impundu mukorere Uwiteka munezerewe hari abamukorera batanezerewe wanaotumikia wasio na furaha iyo bari kuramutsa Mariya wanapomwamkia Maria wao wuzuye ubuntu anajaa neema bakaramutsa Petero wanamsalimia Petro bakabwira Mariya naje kubasabira imbabazi ku Bwana we Yesu msamaha kwa Bwana Yesu kweli ibyo bintu byacu kweli inawezekana abo bantu baranezerewe wale watu wanafurahi bwira Imana yawe wigecekeye gusa uyibwira uti keneye kukuvugiriza impundu keneye kukurira keneye kugukorera nezerewe kugira ngo kuri urya munsi natwe ntahabwe ibihembo kupata malipo uratuma Mariya arakumarira unatumana Maria atakufalia nini bivuge iseme Imana iteze amatwi Mungu anatega masikio yumva ijwi ry'Uwiteka sikia sauti ya Bwana Mungu winangira umutima usifanye moyo wako mgumu Zaburi 95 ku murongo w'8 Zaburi 95 Bashari ya 8 mwinangire imitima nk'uko mwayinangiriye Imeriba timwinangire imitima usifanye moyo wetu mgumu mushiki wanje uteranye dada yangu nao kusanyika mwene data uteranye ndugu naye kusanyika timwinangire umutima usifanye moyo wako mgumu timwinangire umutima usifanye moyo wako mgumu kuko mwayinangiye Imeriba huko Meriba umunsi wa Masa mu butayu ndani ya jangwa komeza endelea murongo w'9 kwa shairi ya 9 ubwo basekuruza wanyu bangeragezaga bakantata bakabona umurimo wanjye timuzagerageza Uwiteka usijaribu Bwana Mungu mwe kuzatata Uwiteka ahubwo Uwiteka afite abatasi anawapelelezi afite abatasi anawapelelezi afite abatasi anawapelelezi bo kuza bagatembera hagati muri twe bakareba niba turi gukorana nayo Imana yohereza ingabo z'ijuru zikaza zikakurinda zigatata zikareba haturuka zigatoka zikareba manga abamarayika bakazicungira defense anakuchungia usalama ikigushinzwe ikinshinzwe ni ugutura mu jambo tuvugize Uwiteka impundu tumuririmbire tunezerewe tumukorere dufite umunezero furaha timwifatanye n'abatizera mudahwanye usishirikiane wasioamini ambaye hamuko sawa wizera n'utizera aaminie na wasioamini dufitanye mugabane na sehemu gani mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo na masanamu ku murongo wa 7 kwa shairi ya 7 nuko muve hagati y'ababandi tokeni katikati ya wale mwitandukanye ujitenge nao ni Uwiteka avuga Bwana anasema kandi pia timugakore ku kintu cyose gihumanye usikuze kwa kitu nanjye nzabakira nami kandi nzababera so namwe muzabera abahungu n'abakobwa wavulana na niko wasichana Uwiteka ushobora byose avuga Uwiteka Imana yacu ishoboye byose wewe uzayiyamba wewe uzaririmbira Uwiteka umuvugirize impundu unezerewe kandi uvuga uti Uwiteka ushoboye byose Imana yacu ni Imana ishoboye byose ni Imana itagereranya ni Imana itaringanizwa n'umuntu uwo ari we wese ni Imana yihagije ubwayo ni Imana ifite ububasha ni Imana ifite ubushobozi ni Imana yahozeho ni Imana izahoraho Mose yaravuze ati iriho kandi izahoraho Imana idahinduka irahinduka ariko Imana yacu ntabwo ihinduka iyagutoranya
wirinda gukubita hirya no hino. Piga kando na kando. Fata inzira imwe. Shika njia moja. Hariho inzira ibiri. Kuna njia mbili. Utamenya ari ugenda. Chagua moja. Uko Bibiliya iri kuvuga. Maana Biblia yangu yasema Imana yaraduhamagaye. Ariko yaduhamagariye kwezwa. Ntabwo yaduhamagariye kwanduza. Wirinde ibikwanduza ahubwo ibikweza abazisha imbere yawe. Reka amahoro y'Imana abari yatwarira mu mitima y'abizera kugira ngo Imana ituyobore. Ese murabyemeye? Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Malaki 3:16 kugeza ku 18. Uwaboneye aliyefika asome. umva ijwi ry'Uwiteka. Sauti ya Bwana. Malaki 3:16 3:16 umurongo wa 18. Amen. Maze bubaga Uwiteka baraganiraga Uwiteka agatega amatwi. Tega masikio yako. Ijwi ry'Uwiteka. Sauti ya Bwana. Maze abubahaga Uwiteka abateranye kuri aya mano bifurije kubaha Uwiteka. Bifurije kubaha Uwiteka. Maze abubahaga Uwiteka baraganira bakaganira bakaza bakaganira Kiyopa na mugenzi we bari kugenda bari kuganira baganira iby'umwami baraganira kandi bari bahuje umutima bari kuganira ku by'umwami wabo. Nawe uganira ku by'umwami wawe, nanjye nganira na mwana data ku by'umwami wacu. Ngo aba baricaraga abera baricaraga bakaganira. Komeza. Uwiteka agatega amatwi akumva ibyo uzavuga byose n'ibyo uzakora byose. Uje umenya ko Senyeri ateze amatwi ari kwandika ari kuri kodinga. Niyo mpamvu ubona mwene so mwari ukwiye guhuza, wewe na mushiki wawe mugahuza, kuko Uwiteka ari kubiganira ateze ugutwi ari kureba ko muri guhuriza kuri kumwe. Umunsi muzatandukanya guca mwavuze Uwiteka azabahana. Nubwo igitabo kikandikirwa imbere y'icy'urwibutso. Nuko igitabo cy'Uwiteka mu bw'ibiganiro byanjye na Kabagema Uwiteka natugeza muri aya mazu tuzamukorera, tuzirinda gukorera Imana n'abanyamahanga, tuzagendera mu ijambo nk'uko Imana yaduhamagaye kugira ngo twere kuko nayo ari yera. Mwene data uri kubireba nawe ati Imana yampamagaye aho yanguye mu ntambara mu gihugu cya Kongo, abandi barapfuye bona mbaze imyaka myinshi ndi mu buhungiro. None bagiye no kunyimurira kuri ubuhungiro bwa gatatu. Ningerayo Uwiteka azanshoboze, reka uzanamuka nzakurikira Imana y'Isirayeli, iyo Mana y'abizera. Nuko bene data bakagenda, iyo bageze hakurya bagakurikira Imana yabahamagaye. Bagerayo maze bamara kugerayo bakibagirwa. Ejo bakubwiye wirinde kwibagirwa. Ushobora kwibuka iby'Imana. Kabagema yagerayo agashaka Didasi agashaka Didasi akamubura ibyo basezeranye. Imana yarajyana yari risabye ngo ibyo tuganira ibyo tuvuga Imana ibirikode byandike bizaba urwibutso rw'Imana kuri wa munsi imbere y'Uwiteka. Tuzahagarare nka Meshaki, duhagarare nka Saduraka, duhagarare nka Abedenego, duhagarare nka Daniyeli, kuko Daniyeli yatuye i Babuloni, ariko i Babuloni ntiyatuye muri Daniyeli. Dutuye muri Amerika, ariko Amerika yadutuye muri twe. Dukorere Imana yacu tunezerewe, tuze mu maso y'Uwiteka, tumuririmbire kandi tumukorere
tudafite uburiganya. Bila ujanja. Soma umurongo. Soma shairi hiyo. Cumi na gatandatu. 16. Pale ulikuwa. maze abubaha Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva. Endelea. Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko ibitabo bikandikwa imbere y'urwibutso. Babubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Uwiteka nyir'ingabo aravuga ati bazaba banjye. Uwiteka nyir'ingabo aravuga ati Wana wa majeshi. umugambi bafite Mambo wanayo. haguruka, umugambi bafite Mambo wanayo. bazaba Watakuwa. abantu yari yarebye mu mitima. Ambao ndani ya moyo Iyo wao. uraganira na mwene se, ibyo uravugana na mwene se, umenye ko Uwiteka ari kubireba kandi kubyandika, kandi bizaba urwibutso. Uwiteka nawe avuga ati aba ni abantu banjye, uru ni ubwoko bwanjye, kuko twasomye ngo nzaba Imana yanyu, namwe muzambera ubwoko, muzaba abahungu n'abakobwa banjye, ngo aba bo bazaba banjye. Komeza. Abana umunsi nzakoreraho bazaba amatungo yanjye bwite. Nzababarira nk'uko umuntu abarira umwana we amukorera. Amen. 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 Umuntu Mwanadamu ufite umwana anayekuwa na mtoto naho yakora ibyaha, hata anatenda dhambi. bari wabona umubyeyi Uliona mzazi? Uliwahi kumwona? Imana yacu ni umubyeyi, Mungu wetu ni mzazi. kandi ni umubyeyi w'umunyembabazi. Mzazi mwenye fadhili. Imana yacu itinda kurakara, kandi ifite kugira neza kwinshi. Anatenda kwingi. Abubahaga Uwiteka baraganiraga, igitabo kikandikwa cy'urwibutso imbere y'Uwiteka. Uwiteka yareba mu mitima yabo akavuga ati aba ni abanje, kandi nzababarira nk'uko umubyeyi ababarira umwana we umukorera. Komeza hepfo. Endelea na chini. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha. Aho niho muzagaruka Utafika. mukamenya kudeseringa Chunguza abakiranutsi wenye haki na n'abanyabyaha. wazalimu. Abakorera Imana n'abatayikorera. Niho muzashobora kugenzura mumenye abakozi b'Imana by'ukuri n'abatari abakozi b'Imana by'ukuri. Muzabamenyera ku biganiro, muzabamenyera ku gitabo cy'urwibutso. Uwiteka yaranditse tutari twaba umwanya wo kugira ngo duhagarare imbere zayo. Uwiteka yari yabyanditse aravuga ati hagati y'abariya, hagati ya mwebwe muri hano nzamenya, hazamenyekana abizera n'abatizera, abakorera Imana n'abatayikorera. Ntegurira abateranye kuri aya manywa dukorera Imana dufite umunezero, dukorera Imana mu mwuka no mu kuri, kugira ngo dutandukane n'ab'isi. Nibatureba bazabona turi abana b'Imana by'ukuri. Imana yadutoranije, niyo yaduhamagaye, izina ryayo ririhabwa icyubahiro. Yesu Kristo. Mbese abo bana b'Imana Wale watoto wa Mungu bagomba kwifata bate? wanaweza kujishika je? Kuganira ngo umva ijwi ry'Uwiteka, umva ijwi ry'Uwiteka ba hagati y'aba bandi witandukanye nabo, ni ko Uwiteka avuga. Bwana asema Kandi aho Uwiteka iyo bafite ibiganiro, Uwiteka arandika, akandika ibyiza bya Kabagema, akandika ibyiza bya Buhihi, akandika ibyiza bya Karekezi, akavuga ati aba ni ubwoko butuye ukwabwo, ntabwo bazabaranwa n'andi mahanga. N'uwabareba agiye kubavuma, akavuga ati buriya bwoko ni ubwoko butuye ukwabwo, ni ubwoko butavumika, ahubwo ni ubwoko bwahawe umugisha. Imana yaduhamagaye, izina ryayo ntirihabwa icyubahiro. Petero ya mbere ibice 3:8. sura 3 sheria 8. Mwihute Tuandikishe wa kwanza ibice 3:8. sheria 8. Ibisigaye twese muhuze umutima. Noneho rero niba ijwi ry'Uwiteka riri hagati muri mwe, Kama sauti ya Mungu ikibasigariye mwese, ikidusigariye twese ni
kukivamo kitoke ndani. umugaragu w'Imana Branham Mtumishi wa Mungu Branham ari i Birmingham Alabama akikuwa huko Alabama tariki 11 mwezi ya 4 ari Birmingham alikuwa Birmingham Alabama yabwirije ikibwiriza alihubiri ujumbe. bamubajije ibibazo Walimuuliza swali. igihe bamubajije ibibazo Walipomuuliza maswali baramubaza akimuuliza none kubwiriza ukavuga ngo mbona unahubiri unasema eti umugore kwambarana n'umugabo muje kuvaa pamoja na mume ni zambi. none jewe Sasa mimi ko ntambara ipantaro mbona mimi sivale ko suruali niyambara ikabutura na vazi? hari ikibazo Kuna swali. Branham umugaragu w'Uwiteka Branham mtumishi wa Mungu arasubiza ati alijibu eti ibyo byo ntibiri kurusha ile ni vibaya zaidi kuko sababu ntacyo kwireguza muzabo na kwa chilaumu hari amapantaro hari amakabutura ibyo ntibyemewe ariko kandi mu nganda ndani ya viwanda haracyarimo imyenda gari iyo badodamo ibiri gukwiriye byo bakwambara bikanezeza Imana maisha Mungu icyo yagitsinze neza ila alishinda vizuri. arongera Akaongeza agera ahantu afika mahali ubwo bambutsaga abacakara bari wenye kubagura walikuwa bakaza kubacuruza wanataka kuwachuruza. icyo gihe haboneka umuntu ugiye kugura Kukapatikana mtu na akaribia agiye kugura umucakara kuuza abona umucakara uboneye araza arabona ati mbese akauliza nawe ufite abacakara bakugurisha tuma wakumzisha uwo ni umucuruzi w'abacakara mchuruzi wa watumwa aravuga ati ndabafite ateni na yagiye kugera ku rumwe akifikia kwa mmoja aravuga ati akasema uyu nawe ni uwo kugurisha nani wa kumzisha? aravuga ati oya Akasema uwo no, ntabwo ari uwo kugurisha kubera iki umugaburira bitandukanye n'abandi namupa chakula bati tofauti oya arira hamwe n'abandi kubera pamoja na none si wembi mwiza kuruta abandi ni mlema kushindia wengine. ngo yari umusore muremure Alikuwa kijana mrefu, ufite akarevuro keza alikuwa na demu nzuri. nuko abamurebye babona yagurwa yaje Aliona kuba kama umucakara w'ahantu akiuziwa anaweza kuwa mtumwa mzuri. aravuga ati Akasema eti uyu nguyu huyu yagurishwa kubera impamvu ni iyi sababu ni iyo twamuvanye wewe tulimtosha iwabo mu bwoko bwabo kabila yao isabubyaye yari umwami w'ubwo bwoko agakorwaho nawe aravuga ati none bikangahera b'Imana dufite Imana ishobora byose twabwirwa tukatutayi sinzi niba mwabyumvise sijue kama mnasikia ile. none se uyu ko yari umwami w'ubwo bwoko Mbona sasa yeye ni mfalme wa ile kabila? baba yake Baba yake yari umwami w'ubwo bwoko mfalme wa ile niyo kabila. twavanye abacakara Kule tulitosha watumwa. none ko yavuze ngo uwo ntabwo yagurishwa kuko iyo bamuguze iyo bamurambuye isi umubyara yari umwami w'ubwo bwoko Mfalme wa ile kabila. maana kwetu sasa none twebwe iwacu ni kangahe ko dufite Imana ishobora byose kuki twakwifata nabi tukisuzugura tubaha Imana yaduhamagaye tumenye ko turabera ko tuzazamurwa twe gucika intege ahubwo dusaba imbaraga Imana yaduhamagaye no kutuzamura izatuzamura Nakuwa atatunyakuwa. tukisuzugure ahubwo uje wubaha Uwiteka uce bugufi ku magambo yayo Uwiteka nawe azakuzamura. Mungu na atatunyakuwa. Wakorintho ba kabiri 3:11 Wakorintho wa pili 11. mumanze mudusomere Yobu Tusomee kwanza kitabu cha Ayubu ibice 35 umurongo wa 6 n'uwa 7. 33 shairi ya 67. Amen. niyo wakoze icyaha aricyo witwaye umuntu wabaye
wabaye indwara yo gukora ibyaha. Mtu aliyewahi kuwa mtaalamu wa kutenda dhambi. Umuntu uvigira indwara yo gukora ibyaha. Mtu akifanya shujaa wa kutenda dhambi. Achimani sawa. Mungu hatakuwa kitu. Umuntu uvigira indwara yo gukora ibyaha. Shujaa wa kutenda dhambi. Bare naje kuwasha. Samahana mimi napatafuta. Umuntu uvigira indwara yo gukora ibyaha. Shujaa wa kutenda dhambi. Achimani sawa. Mungu hatakuwa kitu. Niba warakoze icyaha Kama ulitenda dhambi. hari icyo yitwaye. Unaifanya nini? Niba hari umunyabyaha urimo Kama uko akaba yarihangana agakora ibyaha, Imana ntabwo izahomba. Imana ntacyo kibaye, izahora yitwa Imana. Abaririmbyi nibo baririmbaga ngo mureke Imana yitwa Imana, mureke yitweyo, izagumya kwitwa Imana. Avanze. endelea. niba warakoze icyaha akitwaye kandi ibicumuro byawe niba yaragwiriye nabyo bitwaye iki? Niba uri umukiranutsi hari icyo wihaye. Niba ibicumuro byawe byarabaye byinshi, Dhambi zako ni uziga Imana izadara. Imana izagumya kuba mu ijuru kandi izabaho iteka ryose nk'uko yahoze. Ntabwo Imana izahinduka kubera ibyaha by'umuntu. Mungu ataendelea kuwa Mungu. Harimo undi murongo uri kuvuga ngo ibyaha by'umunyabyaha bibabaza umunyabyaha nkawe, ariko Imana ntibabara. Imana ntabwo izadara, Imana ntabwo izahomba. Ni ukujya gukora ibyaha kugambanira ubugingo bwawe. Ntabwo ari ukiranuka, ni wowe ufite inyungu Wewe una faida. kuko uri kwitunganiriza inzira. Unatekeleza njia yako. Zareba umugabo uzacuguta ibyo kurya umugore yamuteye, Ona mwanaume mwenye atakata kera chakula. azabimwara, Atabikula kiwani. agatangira kwihanganishwa abana. Anaenda kuita watoto. Ushindi unamutume Yali mtumane. mama yagiye he? Mama la anaenda wapi? N'inzara Njaa. kugira ngo yumve nimba yasohoza Sasa kugira. sikie kwamba anapata ile chakula. Niba uri gukiranuka niweho bifite icyo bimariye. Niba ari ibyaha niweho uzarimuka. Imana ntabwo izarimuka. Imana ishoboye byose. Imana ni umukozi w'umuhanga. Weho korera Imana unezerewe. Nuyikorera unezerewe ntakabuza ibyo yagambiriye kuri wowe izabigukorera. Nuyikorera ufite umunezero na Imana izabigukorera. Unafurahia yenye unatenda. Ibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe. Mwagize ntabwo ndi kubabesha. Ibibi by'umuntu mubi. Mbaya mwanadamu. Nuzabona hari ubabaye kubera ibibi by'umuntu, uzamenye ko nawe ari mubi. Ariko Imana yacu iratwihanganira itegereje ko twihana. Akingoja tutubu. Niba warakoze ibyaha Kama alitenda ntacyo twari Uwiteka, kandi niba uri umukiranutsi nta nyungu y'Imana ihawe. Wowe urunguka, Imana izahora ari Imana. Ijwi ry'Uwiteka. sauti ya Bwana Mungu. Badusomere b'Abakorinto Watusomele kitabu cha Wakorinto ba kabiri wa pili igice 13 sura 13 umurongo wa wa 11. shairi ya 11. Umurongo wa 11. Shairi ya 11. Ibisigaye bene data Ibisigaye bene data, Watu wa ndugu, niba warakoze icyaha kama ulitenda dhambi, ntacyo twari Uwiteka. ufanye kitu Niba ibicumuro byawe bibayakangaye, Imana ntacyo izaba. Niba uri umukiranutsi ntacyo wunguye Imana. kuna faida kwa Ibyaha by'umunyabyaha bibabaza umuntu umeze nkawe. None ibisigaye bene data, bene data bakundwa, hari ibisigaye mbese murabikeneye. Hari ibisigaye bashiki banje mbese murabishaka. Hari ibisigaye abakozi b'Imana mbese murabikeneye. Ibisigaye bene data, ibisigaye bene data murabeho. ibisigaye bene data, jyewe ndabasezeye murabeho. Ibisigaye bene data murabeho, Mutungane rwose. mutungane rwose. Turi abana batunganye, turi abana bejejwe, dutunganire Uwiteka, kuko ari dukora ibyaha Imana ntabwo izababara. Dukora ibyaha Imana ntabwo izahomba. Nitugwiza ibicumuro Imana izahora ari Imana. Ibisigaye bene data mutungane rwose. Nifurije abera bateranye gutungana rwose. Mutungane n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribatunganye, namwe mutungane kugira ngo muzabone uko mutsinda umwanzi
Anza. mutungane rwose muhugukire muhuze imitima mubane n'amahoro kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabana namwe. Amen. Muhugukire muhuza imitima ya bene data n'abasore yuje kubera bazajya mu ijuru rimwe. Tujya mu ijuru nta majuru abiri ariho, hari irembo rimwe, hari imeza imwe, tuzicaraho twese turi kurebana, tuzasangira ibiryo bibyibushye, kandi Yesaya yaravuze ngo ibyo bibyibushye byuzuye imisokoro, kandi tuzaterekwa na vino y'umurera ibiminwe neza, ibisigaye bene data mube abakiranutsi, muhugurikire muhuza imitima, mutungane rwose muhuza imitima. Babarangije abera bose barabatasha. Sura haruguru gato mubana amahoro nimara gutungana rwose, mwene se na mwene se, mwene data kuri mwene data, mushiki wanje kuri mushiki wanje, tubana amahoro, duhuza imitima, tubana amahoro. Kubera Imana yacu ntabwo ari Imana y'umurungano, ni Imana y'amahoro. Bifate ngo n'abana b'Imana baba bafite amahoro mu mitima. Ntabwo umutima wawe uzaba winangiye, uzashobora kubana na mwene se, uzashobora kubana n'Imana. Tuba abana bafite amahoro mu mutima. Imana yacu nayo ni Imana y'urukundo kandi ni Imana y'amahoro. Izabana namwe, izabana natwe, zagendera muri mwe, muba abahungu banje n'abakobwa banje, nanjye ndaba Imana yacu. Imana yacu izabana natwe, ntabwo izadutererana. Iyaduhamagaye niyo kwizerwa, nigukiranuka izabana natwe. Twari turi kuganira ngo umva ijwi ry'Uwiteka, iry'Uwiteka mwitandukanye n'abatizera mwabaye, mwitandukanye n'isi n'iby'isi, ahubwo muhuze imitima, mubabarirane, mukundane, mugire umwete wo kubana amahoro. Imana y'amahoro izabana namwe mwese. Mwirinde timwifate mwabisi, usishirikiane na ulimwengu, mwirinde imitima yanyu ye gucika intege, isizofike. mwirinde mu mutima wawe, twakwivovotera Imana, turabera kuko Imana yacu nayo ari yera, kandi turabera mu ngeso zacu zose. Tabia zetu zote. Sinzi niba muri kubyumva. Kama nasikia maneno haya, Timwinangire imitima usifanye moyo mkuu kuko bamwe bayiranga. kama vile walifanya. Mukorere Uwiteka Tumikie Bwana munezerewe, ukiwa na furaha. muze mu maso he, Uje ndani ya muririmba no mu bikari bye mumuhimbaza. Kimuhimidi. Siko twasomye Sibile tulisoma. abantu bose Watu wote bari mu isi wa ulimwengu bavugiriza Uwiteka impundu, wapigie shangwe, bakorere Uwiteka banezerewe, tumikie wajifurahi. kandi turinde imitima yacu Chunge mioyo yetu. kugira ngo ye kwinangiza, Tusipe ahubwo imitima yacu yorohe kubwo gukorera Uwiteka. Kandi mukorere Uwiteka unezerewe, kutumikia nta kabuza azaguhemba. bila shaka. Kandi umenye yuko Tujue kwamba nawe uri umwana w'Imana, wewe ni mtoto wa Mungu. nawe uje wihagararaho uvuga uti ikibi ntabwo kiranesha, ahubwo ndanesha ikibi kinesheje icyiza, baranire gukiranuka kugira ngo nanjye nzatsinde. Kusudi napate kushinda. Murabyemeye? Navikubali. Imana ibahe umugisha Mungu awabariki. mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mubane amahoro, kandi Imana y'amahoro izabana natwe Ataishi pamoja na sisi kugeza ku munsi wa Arebe. Bageraga mwese bifurije amahoro y'Imana kugira ngo abane natwe. Imana yacu iba ari itangiriro, ahubwo iba ari iherezo, kandi iherezo ry'ibara ribara buri muntu ku giti cye. Ntabwo twakiza agasangiye na
imana yambere umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu.